ya agafilime kacu nuko gatangiye barakwereka hari icyaje muri buno buryo kita cyambura uyu mukobwa wana mu kumwambura kumbi ku ruhande cyitwa cya Moza Patrick cyo cyarabibonye. Iki rero sasa cyambaye masike umukobwa ntago ari kukibona. Ukurikiye unarebe gusa Moza Patrick wacu ari kucyitegereza warakibona. Mbega umuginga we umukobwa yabuze umuntu uri kumwambura. Ngabo rero sasa iki ngiki kirongera kiragaruka cyitonze cyariri cyacu kirongera cyambura umukobwa. Yesu mwami kumbi uwitwa Moza Patrick wari kubyitegereza we. Ngabo rero sasa uwitwa Mukesha wacu yatakura make karenge ye kuko mana uzi ko hano hari imizimu we. Mukesha wacu nuko yagiye avuga. Urave kubi imyaka rero Mukesha wacu yarakarenze yisubirirayo. Aya basi agafilime kacu ko bakise The Invisible Mask cyangwa se mask ituma batakubona egwana cya Moza Patrick cyacu nuko cyavuyeyo. Aya basi barakwereka Mukesha yaragendaga kino kiraza niko ja gendi kukubona. Ngabiro sasa uyu muginga kari kumbonara niko nakubona guri kwambura Mukesha w'abandi umwambura ubusa. Wabibona gase nambaye masike wana urave kubiye imyaka ngaho ngwino nkubwire. Uwitwa Moza Patrick wacu yazanye igitekerezo ati ngwino ahubwo tugende nkwereke ibibarasha ibyo ngibyo byo kwambura abakobwa nta kigenda cyabyo wowe tuza. Barakwereka rero uwitwa Gabi Innocent ku rundi ruhande kaje gufatwa rwose do wana nakabage ke kumbi bino biri kuza biganira bimubwira ati wowe ibintu byo kwambura abakobwa nta keza kabyo ahubwo we tekereza big ku binini cyane. Okay basi aba baje baganira rwose witwa Riri wacu ndetse na Moza Patrick bakagarutsemo agafilimi kacu ukurikiye unarebe rero sasa. Aya basi turakomeje wana ibi byarimo biganira muri ubwo buryo rero sasa. Okay tibiriya bintu byo kuza wambura abakobwa ntabwo bibara wana utekereza kabiri. Bari kuza baganira rwose Gabi Innocent wacu we hano yarema atunganya ibyo atunganya ngajye ku isafari nako akora isafari. Ngabo rero sasa aba baza baganira cyane. Iki kiramwitegereza kumwitegereza kirabura mugenzi wacyo do wamubonye uyu muntu ubwo nta kantu ubona amasha wana ndakabonye sha reka nze nkwereke wowe bugiye. Ako kanya cyariri cyacu cyaraje wana gikiramo masike uyu ngo yaraza yitsimba hano. Urave kubiye imyaka rero sasa Moza Patrick wacu yaraje yitsimba hano rero muri ubwo buryo nuko ahengeza rwariri rwacu rwo wana nuko nguko rwagarutse rwakizemo masike ruhita rumucapura bag. Gabi Innocent wacu arayibura kumbi mwibuka neza uyu muntu yambaye iyi masike ntago bakubona. Gabi Innocent wacu yabuze umuntu utwaye ibage kandi ari iruhande rw'itwe turi kumubona. Ngabiro ibage yangigiye hera. Gabi Innocent wacu byaramucanze nabyumva neza. Ngabiro sasa niko ibage yanjye iyisijya he kweri byaramucanze rwose arazenguruka hano hose aribaza kibage narigize hano kweri isijya he kweri amanya data ngabo. Ako kanya Gabi Innocent akure agatelefone iki nayo kirayimucapura. Ngabo rero nayo arayibura. Ibi kandi se nibiki biri kumbaho ngabo ubwoba bwaramwishe rero Gabi Innocent wacu arashakisha ahantu hose arazenguruka. Oya ibisi by'u Rwanda ahita akura make karenge arirukanka. Gabi Innocent wacu aracika arigendera. Ngabo urunguru rwayi ruhagaze hano ruhita ruza pora Rwande rwariri rwacu uwitwa Moza Patrick wacu na wavayo. Aya basi ukurikiye unareba kanuko kandi wanatebuka tugende sha tugende. Ngabo rero ibi byahise bicapa mu gubira karenga do ngabo kumbi ku rundi ruhande barakwereka Rudomoro wacu nta cyambere ibyenda bicikaguritse do ari kubara n'amafaranga menshi ubanza karaje gufatwa. Aya basi ako kanya rwose akureyo n'agasikora arihanagura. Rudomoro wacu uko abara ibi byaraje nagutinda wana bita biparika hano rero sasa urave kubiyi dunia wana okay ati sasa reka dusake iyo bag. Mbega agatelefone umutwaye kunari keza byarishimye shaho bizi kwangiza bikamenya no kwiba kubi birebye no mu ibage bibonamo iki
birebye mu ibagi bibonamo amafaranga wo gatwa we do n'amafaranga sha byarishimye ngo uzave kubiyi myaka uyu nguyu bamuhereza amafaranga fata yo ngayo. Okay, biragabana rwose ntari yaje barakwereka rero uko bakora ibyo byose. Rudomoro wacu araho hafi ari kuza bari note kumbiriri wacu aramubonye we itegereza hariya ikintu cyo kwitegereza wana byabonye umuntu ufite amafaranga menshi ari kuza yabara sha uriya nawe ngiye kumwiba oya buretse ningiye ujya kumwiba sha siko bimeze se. Okay, ntaribi akira masike nawe ugenda umwibe wana Rudomoro wacu we ari kuza bari sente wana iki nacyo kiraza cyitonze. Mwibuke neza umuntu wambaye iyi masike ntabwo bajya bamubona usibye byo ubwabyo nibyo bibonana. We genda sha genda umukokore ngabo wana iki cyamuturutse inyuma rero kiraza cyitonze gihita kimucapura amafaranga wana iri wacu arabibona uzikamwibye sha wana Rudomoro wacu mu kureba umucapuye amafaranga aramubura kandi gihagaze imbere ye. Ngabo rero sasa wana ndakwemeye sha ako karu niko sana. Rudomoro wacu aravuga ati hano hari imizimu byanze bikunze akura make karenge arigendera iki gisigara hano nta gutinda. Ngabo sa turayatsindira byanze bikunze gisubirayo kirwanka muri ubwo buryo. Ngabariya kiraza do reba amafaranga tumukokoye wana sha business niyi niko byatangiye kuvuga. Barakwereka rero uru rwakuyemo masike rwitonze wana turamukokoye shaho umva ko inyanza bogeza wana byishimye cyane. Uyu nguyu akuramo inote ya 2 yonyine arangije ahereza riri wacu akira shajyana yo ngayo mu bihumbi 100 bibye rero akuyemo inote ya 2 abari yamuha. Ngabo rero sasa urave kubiyi ariko sasa uko kurashaka kuma 2 byonyine yafate n'uyanga nayo ndayakwaka urave kubi byatangiye gushwana rero. Barakwereka ahubwo haguruka tugende sha. Ngabo rero sasa byarahagurutse rero ariko riri wacu ntabyumva neza yagizemo akantu k'intugunda. Ngabo kumbi ku rundi ruhande barakwereka afande Sitevo wacu we ku rundi ruhande wana yafunguraga ikankari muri ubwo buryo afite n'inkoko mu ntoki agiye kuziteka. Kumbi kino cyariri cyacu ntabwo cyishimiye Moza Patrick kirebye hara ku ruhande cyabonye afande wacu afite inkoko itegereza ariya sha. Ngabo rero sasa babona afande n'inkoko mu ntoki urave kubiga imyaka wana tujye kumukokora sha nazo tuzikokore. Ngabo rero sasa birasatira wana urave kubiga duniya biraza byitsimba hano. Afande we yaje hano rwose atangira gukomanga sinzi ngo ninde ari gukomangira urave kubiga imyaka ibi biramwitegereza wana ngabo rero sasa afande we hano kuba dakingurara ntago bamenye ko nahageze. Afande Sitevo wacu rwose iki ngiki kigiye gushyiramo masike ngo kigende buretse gato sha buretse gato zana mbanze nyihanagure wana ariko we itegereze hariya hirya ntago uri kubibona biriya bintu wowe. Kumbi cyaramucunze kita kigurana masike wana kizana masike ya cyenyege urave kubiga imyaka. Uyu ngo arareba none se nibikiri kunyereka jo oya ntari bibyitaho akira masike genda umukokore. Kumbi mwibuka neza kimuhaye masike ya pirate idakora. Aya basi iki nacyo kirataka afande wacu waracyakomanga wana uru narwo rurataka rwose ruzi ngo ntabwo ibintu byahindutse rurataka bugatwa we nagutinda rero kiraza gifata inkoko za afande kirazitsindira ako kanya wana wamuginga urantwara inkoko sha wasaze. Iki kiratungurwa akambonyera iri wacu araza ahita cyambura za nkoko zita zibura. Afande wacu warikanga wibuka neza afande wacu ntabwo ari kubona cyariri cyacu kuko cyambaye masike ya originali. Afande wacu afata iki wamuginga inkoko zanye zigiye inkoko zawe se dore n'uyu nguyu yazifite. Afande wacu yamureba ntamubone wamuginga we sha urashaka kunyanganya za. Afande wacu rero yabuze umuntu kiri kumwereka. Ngabo rero sasa ngabo rero sa wamuginga wacari kunyirisha sha urushyi rwiza cyane
kandi rw'inzobe. Urave kuba imyaka rero sasa afande afashe umuginga kuramo bino bimaske sha. Afande dore n'uyu nguyu uzifite ntakibone ngabo rero sasa ngwino nkujyane we kwanza. Cyamuhoza Patrick cyacu rero nta kindi afande yakoze yahise akitambikana. Yenda kerekana niri wacu gusa afande we ntabwo yamubona. Agafilime kacu nuko kageze ku musozo wako mbabwira ngo nyaboneka mwirinde kwiba kuko ntakeza kabyo. Aye basi. Imana ibandebira icyoroshye rero mwebwe twabanye ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.